ni Justin Bieber mu karirimbo yise Ghost cyangwa se umuzimu. Muri kumwe nanjye Wapla, aka karirimbo kabashimishe. Wiyumvira amagambo atuma umuto hakeka ko ejo ahafite hahoraho. Nkunda ukuntu wankoragaho amajoro amwe n'amwe iyo numva nihebye. Ndabizi ubu wafunze n'ikiraro ngo ntazashobora kugukurikira. Burya rwa rukundo wansigiye ni rwo rwonyine nkifite. Ndagira ngo umenye yuko nimba ntazashobora kuba hafi yaho uri, njyewe nzagutera nk'umuzimu, kuko ndagukumbuye kurusha ubuzima. Kandi nimba nawe utaba hafi yaho ndi, urwibutso rwawe ruranshimisha. Ndagukumbuye kurusha uko nakumbura kubaho. Ndagukumbuye kurusha ubuzima. Iyo umuntu akiri muto aba azi ko ejo ahafite hazahoraho. Ubu nkeneye igihe kirenze, ariko nyine igihe ntabwo nagitira. Byose nakwemera nkabisiga inyuma mbaye nshoboye kugukurikira. Burya rwa rukundo wansigiye ni rwo mperuka nta rundi. Ndagira ngo umenye neza ko rero nimba ntashobora kuba hafi yaho uri, njyewe nzakuzira nk'umuzimu. Ndagukumbura kurusha uko nakumbura ubuzima. Nawe kandi nimba utakwemera kuba hafi yaho ndi, urwibutso rwawe rwonyine ruranezeza. Ndagukumbura kurusha uko nakumbura kubaho. Ndagukumbura bikarusha ubuzima. Ni Justin Bieber muri kumwe nanjye Wapla. Ati kurusha ubuzima. Bityo rero niba ntashobora kuba hafi yaho uri, njyewe nzakuzira nk'umuzimu, kuko ndagukumbuye kurusha ubuzima. Kandi nimba nawe utaba hafi yaho ndi, urwibutso rwawe ruranezeza n'umunezero kuri njye. Ndagukumbuye kurusha uko nakumbura ubuzima. Ndagukumbuye kurusha kubaho.